bitari byoroshye, ariko kubera ko ibintu byose biba byarateguwe kandi biri mu mugambi w'Imana, Imana yahagararanye natwe, kugendana natwe kandi igarukanye natwe. Munyemerere tuyikubitire amashyi mu izina rya Yesu. Mbere y'ikindi kintu cyose turakora, turagira ngo tubanze twakire abashyitsi. Yesu nashimwe cyane. Mu muco nyarwanda uburyo dusanzwe tubizi, tuzi ko urugo rwose ugezemo ari ubwa mbere rukwakira rukaguha ikaze. Rero turagira ngo twakire abashyitsi. Mu by'ukuri iri ni itorero Inkuge y'Amahoro. Uyu munsi wa none mwicayemo cyangwa se Imana yemeye ko mubanga mu bimugoroba. Yesu ashimwe cyane. Ni itorero rero rimaze igihe kinini cyane mu gihugu cy'u Rwanda kandi dukora. Yesu nashimwe. Abantu benshi banga inzaduka, ariko buriya nawe wisuzumye ukigenzura wasanga nawe uri w'inzaduka. Yesu ashimwe cyane. So rero dushimye Imana kuko Imana itwemereye kuba muri ibi birori bya mwene data, ndetse na mwene data mushiki wacu kuri uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Mbere ku bashyitsi baje bahagarariye ku ruhande rw'umukobwa, bageze hano muri itorero ryacu, bahaguruke bagejuru tubakire. Bahaguruke aho bari, bari bahumurisha. Yesu aramugubwe neza. Ndagira ngo rero abaje baherekeje ku ruhande rw'umusore nabo bajye ejuru, nabo tubakire tubiyegereze mu nzu y'Imana. Ari abasangwa, ari n'abatuye muri izi karitsiye cyangwa se kuri imidugudu dukoreramo no ku nkengero yayo, nabo bajye ejuru tubakire muri ubu bukwe bwa bene data mu izina rya Yesu. Abaturage hirya no hino twese duhaguruke namwe tubakire mu nzu y'Imana. Kandi ukubita Imana yacu amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu. Imana niba muriyunga, ibintu biraza kugenza neza. Beniride nawe ndabona ibintu bitari byaza, ariko mu kanya nibimara gucamo neza muraza kubona mwenyuye, aracyabyigaho. Yesu nashimwe cyane. Munyemerere rero nibo bashyitsi bakuru batwicajije uyu munsi kandi twaje dushagaye turi kumwe nabo. Ndagira ngo bahaguruke mu byubahiro byabo kuri uyu munsi. Yesu bicare rero bagubwe neza. Kristo akomeze kubishimira aho bariya, aho bicaye noneho itwakira abashyitsi muri rusange. Karibu amakorasi magufi cyane. Kakare cyane chatisha hano hose
turagushimye kandi turaguhimbaje muri uyu mugoroba. Ayi data wowe wa Isiraheli, Mana yacu twiringiye, Mana yacu ikomeye, Mana igira neza, cyubahiro n'ikibi amaraso wameneye ku musaraba i Golgotha, cyubahiro n'ikibi cyawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina rya Yesu Kristo. Rero turi imbere y'amaso muri aka kanya, tugiye kwakira ijambo ryawe. Mwami ritwibutsa ibihe, ritwinjiza mu nshingano, ariko turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo imbaraga z'Imana n'Umwuka Wera bamucagaragare. Haba ari icyoro cy'umwana w'umuntu, hagaragara icyoro cyawe. Haba ari njye uvuga, ahubwo ari uvuga data. Mu izina rya Yesu Kristo ndacecekesha imbaraga z'umwijima, ndacecekesha imbaraga z'abadayimoni, ndafungamira imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Badayimoni ba Rupindi, badayimoni ba Rureruya, ndafatamiri mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Badayimoni mw'Imana badafana ku bw'ijambo ryawe, zo mbaraga zose nazifatamiri kuko namaze gusobanukirwa. Ijambo rirambwira ngo abana b'Imana iyo bateranye, Uwiteka aza guterana nabo. Mwami Imana ndatanyaga ku ngoma, ndaseze mu izina rya Yesu kugira ngo data imbaraga zose zakwikokinga ahantu mu izina rya Yesu zigurizemo, mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka w'Imana muri Uwiteka umanuka utwike kandi urukire gukongora mu izina rya Yesu Kristo. Ari data wa twese nyir'ingabo, dayimoni ntagaragare muri iri teraniro, ahubwo hagaragara umwuka w'Imana yacu. Abashishi abagiye kwivugiriza impundu mu izina rya Yesu. Twihuse neza ngo tuvuge ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ni 3 ibice 2 murongo wa 18, murongo wa 18. Turahera ku murongo wa mbere tugeze kuri 24. Isome mu izina rya Yesu. Eva Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. N'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu, ubuticura arasinzira. Imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye. Azitwa umugore kuko akuwe umugabo. Nicyo cyatumye umuntu asiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. N'imisi yayo keze ku gice cya 2 ikavuga ku munsi wa 7 buryo Imana yageze iraruhuka usira wese. Ntabwo nshaka kuvuga ku bintu buryo Imana yagirema cyane, ariko nashaka kugaruka uburyo ki Imana byabaye ngombwa kure n'umuntu. Yesu nashimwe cyane. Iyo dusoma ibyanditswe bitubwira neza yuko igihe cyageze Imana imaze kubona ko imaze kurema, ibona yuko ibyo bintu imaze kurema hari n'umuntu ukwiye kugira uburyo yabitegeka cyangwa yabiyobora. Yesu nashimwe. Iryo jambo turarizi ngo Imana iteranya abamarayika n'abaserafi n'abakuru bose, iravuga ngo ni byiza yuko twarema umuntu. Yesu nashimwe. Twibuka ko ijambo ritubwira ko iyo Imana yavuga ngo nihabe iki cyabagaho, ariko igeze ku muntu irabanza iratekereza ubutware. Igira gute? Imuha ubutware. Yesu nashimwe. Iramuha umugabo, mu yandi magambo tuzi ngisha Imana imuha ikintu cyitwa ubutware muri we. Yesu nashimwe. Yamuhaye ubutware bwo kwita amazina inyoni zose n'ibisiga n'izindi nyamaswa zose n'andi matungo. Yesu nashimwe cyane. Ariko birangiye, haleluya, sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Imana imuha ubutware. Yesu nashimwe. Haleluya. Nubwo uyu munsi wa none muri gahunda ya leta cyangwa se mu mategeko cyangwa se uburyo amategeko yagiye ahinduka uyu munsi wa none, tuzi ko hari ikintu cyitwa uburinganire. Yesu nashimwe cyane. Ariko impamvu nabyo biriho byagiye bibaho kwitewe n'imitungo n'abafite imitungo iyo abantu bahoraga bajyana.
nashimwe. Ariko Bibiliya avuga ngo umugabo, haleluya haleluya, hari igihe uri umugabo ariko ubutware Imana yaguhaye ntugire gute tubukoreshe neza. Yesu nashimwe, haleluya. Bivuga ngo rero Nafutali icyo agomba gukora ni uko agomba kugira gute, agomba kuba ubutware cyangwa se ufite ubutware. Yesu nashimwe. Usanga umugore utumva ndagira ngo mpeke mu mugongo umvana ahantu ugeze muri kaburimbo ujya gutega tagisi. Kuba umutware na oya, kuba umutware bivuga yuko ugomba kumenya inshingano zawe, icyo wahawe. Ijambo ryatubwiye ngo uwo muntu ahabwa iki, ubutware bwo kwita amazina inyamaswa zose, arangije kandi ngo buri nyamaswa yose ayita izina. Na bugingo n'ubu inyamaswa twita amazina na Adamu wagize gute, babishyizemo uruhare kuko kumuba hafi, kubera yuko hari ibyo mbona adashobora kujya gute, adashobora kumajininga cyangwa se atabasha gukora neza, ariko nabona urubavu hafi yiwe azabasha kubyuzuza neza. Bireba bira yatubwiye ngo irangije ifata umugabo mwirya gute iramusinziriza, mwirangije ngo imuzanamo iki, urubavu, mwirangije ngo irasubiza iki, inyama. Yesu nashimwe cyane, haleluya, sema haleluya. Mu rubavu rw'ibumoso aho ngaho niho havuye iki, urubavu. Birashoboka yuko Imana iza kumukura mu maguru umugabo ari bumukandagire. Niyo mpamvu izi nshuti bamwe bamwe muturanye uyu munsi bati Nafutali nawe agiye kubaka iki, agiye kubaka urugo rwiwe. Uyu munsi hari iby'imiryango yagukeneragaho itazongera kukubonaho. Ushobora ukicara n'umugore wawe mukajya inama kandi iki tugikora cyangwa iki tugiye gute tucyanga. Ntabwo uzongera gukora ikintu uko wishakiye, ufata imyanzuro. Akaramata n'akaramata. Yesu nashimwe. Abagabo kuko mugandukira umwami Yesu, umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'urugo rwe. Ndagira ngo mvugane na Abeneri iki Imana ivugana nawe. Pawulo abwira ibitabo by'Abefeso bari baramaze kuva mu nshingano zabo bari bashinzwe, bari baramaze kuzita, ariko Imana irangije ibagarukaho. Uyu munsi wa none iri jambo rero ridufashe kandi ritugarure mu murongo. Yesu ashimikandukire abagabo bari. Binirinde icyo usabwa tukugandukira yose. Kuganduka ni ijambo rikomeye ushobora gusobanura none ahangaha tukaba tutava ahangaha. Uratubwira ngo tukabana iki, akaramata, mukabana akaramata. Rero Beniride icyo ngusaba ni iki, usabwe kugandukira umugabo wawe. Hari abagore b'abapfu barahari, abagore b'abapfu barahari. Tuvuga ngo hamwe no gusenga Imana urasabwa kuganduka, ukamugandukira muri byose. Ahantu hose ukinjira ukaganduka, ukajya mu gitanda ukaganduka, wagera mu gikoni ukaganduka, wagera no hanze ukaganduka, ahantu hose ukabasuma. Ukajya kugendera mu itimu ry'abagore bo muri iyi minsi batazi Imana, bamenya Imana, ugasenga Imana. Imana izubaka urugo rwawe, Imana izaruzamura, Imana izaruteza intambwe, Imana uzabona ikuvana mu bwiza kwinjiza mu bundi, kubera ko wabaye umugore w'umunyabwenge, kubera ko wabaye umugore w'umunyabwenge. No gukora ukore, niba ari icyo gukora gikore, niba baguhaye akazi gakore, urugo ruzamuke. Hari abagore ntibagajya akaguru ku kanya kugira ngo yagiye guhaha bazananira amahaho rye. Oya, tugomba twese gukora. Bagabo mukunde abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akaryitanga. Kwitangira umugore wawe kugera naho ubuzima bwawe wabutanga. Ugomba kwitanga kugera aho ubuzima bwawe ubutanga, cyangwa se amasezerano. Twebwe rero ugiye gutangira, ariko mbere yuko ugatangira turagira ngo tubanze tugirane igihango. Iki iyo urenze ku gihango bigenda
yashatse umugore bakurutse amenyo rutagira amenyo ari ibihanga gusa. None akavuga ati muceceke, ati kuko njya bihanga by'uriya mugore nibyo namukundiye, njya namukundiye ibihanga bye, ahubwo mwebwe muvuze ibihanga ntushakitaho. Hari igihe dusezeranya imiryango yari ikinjira hagati mu rushako rw'abashakanye igashaka gusengera mu iki mugira imiryango iri ahangaha Benide na Nafutali bamaze gushakana birira bamwe babaye umuntu umwe gore ni uwa gatatu zo gusoma amatiku tata ntabwo azabyemera. Icyo twavuze Nafutali agomba gukunda umugore w'izina cya Yesu. Cyanditswe cyane magiye gusorezaho Mariko igice cya 10 ku murongo wa mbere. Ibyo gusenda abagore aca mu gihugu cy'Yudaya no hakurya ya Yorodani. Iteraniro ry'abantu ryongera guteranira aho ari, arongera arabigisha nk'uko yamenyereye. Abafarisayo baraza aho ari, baramugerageza baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we? Kandi bibazaga bavugaga ibyo bazi, bari barenze ku byo bari basanzwe bazi. N'abarabasubiza ati, Mose yabategekeye iki? Kuko hari amategeko Mose yarashyizeho kubera irari ryabo n'imibiri yabo yarabananiye. Baramusubiza bati, Mose yemeye ko umuntu yandika urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko amwirukana. Yesu arababwira ati, icyatumye abandikira iryo tegeko nuko imitima yanyu yari inangiwe. Ariko uhereye mu itangiriro ryo kuremwa Imana yaremye abantu umugabo n'umugore. Nicyo cyatumye umuntu asiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Murongo w'Icyenda, bombi bakaba umubiri umwe bigatuma baba batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Yesu nashubira. Irari ryabo niyo ryatumye Mose abandikira iri tegeko. Arangira bango niyo mpamvu Imana yaremye umugabo n'umugore niba bakiri babiri ahubwo bakaba umubiri umwe. Araba ku murongo w'Icyenda ngo nicyo gituma icyo Imana yateranyije nta muntu ukwiriye kugira gute kugitandukanya. Yesu nashimye cyane. N'umupasitori uzabikora uri uzabiye ngo yararangiye muri babandi barangiye. Parasifesa ntabwo amategeko dukora cyangwa twera abandi bari ijambo ry'Imana. Ntabwo Imana yemera ko umugabo asenda umugore we akiri muzima agaragara aboneka, kereka amaze yo gute gupfa. Ntabwo ukwebya gute kugitandukanya. Yesu nashimye cyane. Iryo jambo nshoreje gishobora gutuma Nafutali ndetse n'umudamu we badasezerana kuri uyu munsi. Icyo gihe tuba tuvuga ibintu by'inkwano, tuba tuvuga ibyo gusaba ibyangombwa byose bikenerwa iwabo w'umukobwa. Niho tubaza cyane kuko Nafutali we nta kibazo afite. Bamuhereze mikorofone ahamiriza imbere y'iteraniro n'imbere y'Imana ko nta kibazo cyose gihari. Ibintu byose umuryango wa Nafutali wabitunganyije, byaciyemo, byanyuzemo, nta kibazo cyose gihari. None murakoze, gahunda zose zarateguwe, nta kibazo gihari. Yewe nkomoka ku ruhande rw'umusore we nta kibazo ufite, akira yivugirwe nk'umuhamya. Sashimwe. Amen. Okay. Mushiki wanjye turavukana, mu by'ukuri yakundanye na murabo wanjye Nafutali. Barabishimye, tutaza kubishima ntabwo twari kuza hano, kuko ntabwo turi Imana ngo tugire ibyo tunenga abantu biyemereje.
rero mushiki wanjye niyo mpamvu namuzanye hano, ubwo ndamutanze, ibindi ni iby'Uwiteka. ukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. mu izina ry'Imana ishobora byose, ndahiye rwose ko uyu wanyeze Peniride ambere umugore w'isezerano, nzamukunda kandi nzamukuyakuya, nzabana nawe mu mahoro no mu buzima, mu bukene mu bukire, arwaye atarwaye, tubyaye nawe Yesu azagarukira, cyangwa urupfu rutandukanije. Imana nabifashemo. Wanyirigira Benite mu izina ry'Imana ishobora byose, ko turi ku Mana Nafutali ambere umugabo w'isezerano, nzamukunda, nzamukuyakuya, nzabana nawe mu mahoro, mu buzima, mu bukene,